Insulin ni umusemburo ukorwa n'urwagashya kugira ngo ufashe umubiri gukoresha isukari iba yinjiye muri wo. Iyi sukari biri mu mubiri iba yanyuze mu byo kurya tuba twariye, by'umwihariko ibinyamasukari, muri byo twavuga ibikungahaye kuri glucose. Umubiri ubika iyi sukari ubundi ukayifashisha nk'ingufu zikoreshwa umunsi ku munsi. Umusemburo wa insulin witabazwa cyane mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri. Uyu musemburo wa insulin kandi urinda ko isukari yaba nyinshi mu maraso cyangwa ko yaba nkeya. Ubusanzwe uturemangingo dutandukanye tugize umubiri dukenera isukari nk'isoko y'ingufu, ariko kubera ko isukari idashobora guhita yinjira muri twa turemangingo gutyo, igihe cyose umaze kurya biba ngombwa ko igipimo cy'isukari mu mubiri kizamuka. Iyo umaze kurya, uturemangingo tw'urwagashya tuzwi nka beta cells duhita dutangira gusohora uyu musemburo ukajya mu maraso. Uyu musemburo wivanga na ya sukari iri mu byo umaze kurya, nuko bikabona kwinjira muri twa turemangingo ku gipimo gikwiye. Insulin twayigereranya n'urufunguzo rufungura uturemangingo kugira ngo isukari ibone uko yinjira ubundi ikoreshwe nk'ingufu umubiri ukenera. Uyu musemburo ukorerwa mu rwagashya kandi ugafasha mu ikoreshwa ry'isukari mu mubiri. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo uyu musemburo wa insulin uringaniza isukari mu mubiri. Ubusanzwe umubiri ukora neza iyo isukari ibaye nyinshi kurusha ikenewe, uyu musemburo ufasha mu kubika ya sukari idakenewe mu mwijima. Iyi sukari ibitswe yifashishwa nyuma igihe isukari mu maraso yawe izaba yabaye nkeya cyangwa se ukeneye nyinshi cyane, nko mu gihe utararya by'umwihariko uri gukora siporo. Ibi bisobanuye ko uyu musemburo ufasha mu kugena igipimo gikwiye cy'isukari mu mubiri. Ibi bisobanuye ko uyu musemburo wa insulin ufasha mu kugena igipimo gikwiye cy'isukari mu mubiri. Ikindi ni uko iyo urugero rw'isukari mu maraso rwiyongereye, urwagashya rukora uyu musemburo wa insulin ku bwinshi. Reka dukomeze ikiganiro ku buryo bigenda mu gihe umubiri utabasha gukora umusemburo wa insulin. Bishobora kubaho ko umubiri utabasha gukora insulin ihagije cyangwa uturemangingo twawe tukinangira gukora uyu musemburo, ibi bizwi nka resistance. Iyo bikubayeho, icyo gihe ushobora kugira ikibazo cy'isukari iba nyinshi mu maraso. By'umwihariko bishobora guteza ibibazo bikomeye igihe cyose urugero rw'isukari mu maraso rugumye hejuru igihe kirekire. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe umusemburo wa insulin yitabazwa ku barwayi ba Diabete. Ku bantu barwaye Diabete yo mu bwoko bwa mbere, ntabwo umubiri wabo uba ukibasha gukora insulin. Ni ukubera ko uturemangingo twa beta cells dushinzwe kuyikora mu mubiri tuba twarangiritse cyangwa twarapfuye. Abarwayi ba Diabete yo mu bwoko bwa mbere bahora bakeneye uyu musemburo kugira ngo isukari mu maraso ibashe gukoreshwa neza. Ikindi ni ukugira ngo banirinde ibibazo bishobora guterwa n'isukari nyinshi mu maraso yabo mu mubiri. Ku rundi ruhande, ku bantu barwaye Diabete yo mu bwoko bwa kabiri, imisemburo yabo iba idakora neza cyangwa umubiri urwanya iyashoboye gukorwa. Abarwayi bashobora gukenera insulin iturutse hanze mu rwego rwo kwirinda ko isukari yaba nyinshi mu mubiri. Abantu barwaye Diabete yo mu bwoko bwa kabiri bavurwa n'imiti, kuboneza imirire no gukora imyitozo ngororamubiri. Ku rundi ruhande, habaho ubwoko n'uburyo butandukanye uyu musemburo ukora mu kuvura Diabete, kandi utangwa mu rushinge cyangwa se umuti bitera umeze nk'ikaramu. Mizero Media irabibutsa ko muganga ari we muntu wenyine ukwiye kukugenera ubwoko ukoresha mu gihe urwaye.
Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.